umva ndangije kwambara ho n'inkweto cyo kwarutumije kumena hanze base turahurira hewe utambwira nyine hari ibintu nje kumena hanze nyine reka mbanze mbe usundaza na wa muhungu wanje we uturinyetse bura haye mite mi ba mi miliyoni ijana bandi uri ra modoka ya V8 what yavuye hanze hagaze 110 naje kurebera muri sale matoro mani wanje nta modoka y'ijana V8 arongera 500 se bwose wowe ugana ubwo nawe wasanga uri bubaze komisiyoneri ya miliyoni wagutuza nk'imodoka nkenya aho ngaho kandi ziri mu bwoko bw'izo ngizo ziri aho ngaho uri kubona niba nta gahunda afite mwigorere ma nawe twinyense burasubora ariko yabasha ntabwo uzi ko mfite umugabo ibaze nsize umwana wanjye mungenze nawe kwinyense bura nimba uzi ko atari ukunywa agafanta ngo nitahe byihorere Oh, no. muzima wa gikobwa we gakobwa impere urana se nari muzima ibyana by'abakire byabaye bi ngiye nahingiye kwimenera no fu yapfuye kiza kinyitambika no so akimara urabona nibugera imbere y'umukire nje imodoka zanjye anga nibitindi byirana wese ko mbona usa nka puberi akimara uratinyuka amena ifu ko mbona usa nka puberi ubundi bwa ni hera ati amazi kize ngugi muho uranyishyura ariko yeme waje ukandeba no bici umuhungu wanire hano telefone ndakimena yo bici se ya hehe uvuga uranyishyura akimara we tugiye n'unyumva wanjye we nagwa tugera telefone ndataho ndayitwara nyimene telefone papuza amafaranga yiguze kimara we ndajya gucuruza imodoka zanjye zavuye i Dubai n'injoro kaza umena hano ho mu menifu nawe urasa nk'ikimoteri umuntu ucuruza imodoka nkanjye mbonye usa n'ikimoteri tega nawe urasa nk'ikimoteri gusa urasa nk'uberi urasa nk'abantu cyane byo mu bakire bigira ubwenge ahubwo mwana uri kunyerereza igihe iwa ngiye kwirebera ntabwo wamena yifu ngo ugendera saa munani wa iyo zo nyinye ndazicamo kabiri ariko bayibonye kimara wabonaga nakaze ndeba mfite amafaranga nayo ngiye gutegesha njye Nyabugogo hano ruguru cyane ibyo Nyabugogo ntabwo bindeba agira kubagira none se ko mfite amafaranga ubagiye he wasanga uno kubika mwisi my friend nge uno kubika mwisi birana cyane ibyo bya my friend bivemo ntabwo my friends wawe cyane havuguruza ngo iki subu urabona ndi bugere imbere y'umukire gutya gutya wa puberi kobwa b'Kigali kobwa uri subwo hano we usa nka puberi urabona ubagiye umugenda undi mureba ngo bimbara cyane mvuye umupira vuba mufurase urana nakora ku mupira wawe najya kubona n'umukire usa urana nakora ku mwenda wawe iyi puberi gusa rega nawe urasa nka puberi kimara kiratenyuka kikamena ifungiye kubona n'umukire puberi we geragenda ugende ubufure uri umupira wana wenge nakora ku mupira wawe ansirezwe y'umuhungu wakimara urabona abahungu mwigize ibi reba uko usa nka puberi abaye sinzereze y'umuhungu ngiye kwimenera ifu ibyajira nyitambira reba ko kigobwa murabona gakobwa impere Yesu sana nicira hano ngiye kubona n'umukire baranyine ngiye kuzuza imodoka zari matoro
kariya kacyiru nyine igikorwa cyane kiba kimenye vure ukuntu kingiza ariko ubundi mu buzima uzi imodoka Nyarugenge ubuse worese nk'umuntu ucuruza imodoka ndebera nawe ndikubona uri umuturage we ntabwo nose sheri umusheri wanjye ntabwo ureba ko ninda ziri kujoja kuva mu nzu biramena gutyo byangiza bakaza kundengo bamuhaza amafriti na za mayonnaise na za Chaje n'umfumu umupira ntabwo tabanyanduza none inda se wakimara urabona ni wowe urwaye inda ntabwo usaba umuntu ucuruza imodoka nawe witwise yeba ni puberi ubu nsubiye mu ni puberi ubu nsubiye mu rugo muri se wasaga gute ko ari puberi usubiye mu rugo basi sori hanga ikintu kikavana ifu habokeye yaboze imaze imyaka mu nzu kuyimena mu muhanda yemwe murimo murapiki jamara Jesus! 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 ntabwo nagira imbere y'umugeni yego we tumeze bari yafashe nyina ngo razongera korana cyane mugati mani nafata inzira ahubwo se reka tukane n'impuzi inkuru none se ma wambaye kufaranga ndaya mu mashaka urwana zase uri mu bimeze yego rata mwabusha bimeze za tugiye n'icyaha hey wana we ntubise ko usigaye usya muyi usigaye usya ma byagenze bite ugera cyo mu mayobera yewe nari ngiye kubona ntabwo wabizi uzitoreza mu nzozi ariko uzitoreza mu nzozi mu nzozi banze kudenga inkwavu n'inkoko You think say they wise? mu cyaro no gucinjayo hariya bishenyi akunyerekeye bite wagiye mu mamodoka zikoreye companies natubwire koko urabona ibintu kinkoreye ndetse bigenze bite nyine murapisha hagati yanyu yo hano sinza kan iki nanjye kureba inkweto zanjye zirase ese se wambaye ndetse wambaye irasi jamara ariko hari abantu barimo babona bambaye izi nkweto usikamira agakiba akira rutoya mfasha nkwere inkweto zo muri siporo rase zirimo imbere rase zirimo imbere Rwanda kuvuga aho ugiye gutora amafaranga niwe wari uniwe Rwanda nifite amafaranga na menshi hano mu isi none se wari witunga wote kandi nagufata ubu ngubu ayafasha urajya igendere urajya Oh, no, 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 no. reba ukuntu kimenya harimo inda zirakwanda oya reka cara hasi ndagura akantu ariko zamu amaye telefone iyi telefone urayibona ko mama amafaranga kambasobanurire makumyabiri wamukiriye amafaranga mbasobanurire amafaranga agiye guhaha mani wikiyongoza mukuru wanjye mbasobanurire niyongoza dore ko ni neza ndakesura mama wikiyongoza mukuru wanjye dore ko ni neza ariko se undo wahitamo kwere ndetse tuvugane muguma ariko ko ntabwo twavuga ndaza gato turajyana wandetse ngayuriwe nka cyasa munda kora ariko ngayuriwe nka cyasa kuko ariko umuntu w'umugabo utaruriwe wese mbere umva nkwe uza tuvugane gato uza tuvugane ndashaka agafanta riga ndakenya uranzebye ngo ndenge ku nkwavu ari abadada ryo yakara abana b'abakire ntabwo wazunira isi turayagabana reba ukuntu kingiza turayagabana kuko kimenye nyine turayagabana ese na telefone urayibona kimenye isi ngananuka nuko se naje ngana nangaye urimo nananuka nangaye nanuka nawe uranuka
uri muranuka mama ndakunukiye nyine nawe uranuka Nangahe. uranukiye Ibyo muri kugambana tumuhane gake. umva twabyumvikanyeho neza rati ntabwo nshaka kuvugana n'ibi Amafaranga dore ukuntu bigenze umva dore ukuntu bigenze Kugira ngo tubyemere. uko vuba ngaha mfite Ntabwo telefone waduheza dore amande. ukuntu bigenze rati Amaye telefone barata system Yego. Mani yo pushete, utonde mani tona yo musete ijambo avuge urabona bimeze kuri ni bamwe ni bamwe Umva naduha ibyacu yikomereza urugendo tunatwara. mbese amafaranga yataye uhari Naduha ibyacu akomeza. nyine wewe turi kubaza ikibazo ese kamenye ugiye kamenye Tubonye aratoragura. yaratoraguye nari ngiye kuzingara Ngiye kumena ifu. Sinko bitaraza gushyira mu mutwe kuvugana ngeje mbona. ubu yimumenye ibyo ni wabishakaga reka amafaranga yawe uno mugondo nari umuntu mwiza reka cyari n'umwana ntabwo yabasha kubona amanyanga Muri iki Kigali ni umwana wabona ndarize wabona arize uyu ni umwana oya afatari gende kande kure uretse kande kure kamureka. afatarira basi ba telefone yanjye nigende Genda gake wabona ndarize telefone nawe wayimuha. Oya nayo Murayimuha. makije taza no kumenya Reba reba. Wahabonye ahantu nafashe. Atusha gato amite nk'ubwo. umva umwanya buri. umena amabya Ndayamena. nanjye genda bivamo nigende umena iki Ndayamena. izo famiye zirahumurikira akuya ngo umenya amabya ukanigende Oya duha Amafaranga yacu where is money? angahe N'ibihumbi 20. iyo telefone nyakure Nimuha nawe urabubona. so wataye itajyaho ave akanyagwari kure kanyagure Konda wako. wagiye muri murekure amabya shanga ramena amabya kanyagure zamurebe kungenza rero kanyagure fasha kanyagure za wigende fasha fasha uretse nyagure wigende uko ngenda abona ibyanyu nanjye nakora Ase wowe wagenda gake. 07 ubwira inimero. 0710. Warekana tumubwire kode. Kuri ya papa Simana. Tumubwire baratubwira. Umva man. ndakurengeza agafanta mbya nta kibazo Mubwira ngo nayo. Yahise yasubira. mwe ni kande Shira kuri telefone yawe okay man. kanyagure ni kande mbwira nimero itonde kugenda ndakije ariko nishyure andikira nimero Zezana na karazishyirire. Enga ni ngo amazina ni Cindy Florence yes. ngi message yaje message yaje Arumva yaje. ndagukijije gasaba sawa sha sawa nani nzamu amaza ni igikapu cya akira ariko ko ndawagize ubwoba kiraje yewe Kiraje. nesha kibikombe bisagara nka kimena kimanga ni inguru kimenye yifureba ari guruka ubonye urushya guhaye uzi ko ashaka gufata famiye ntabwo nshaka kugira n'abandi barakobwa bari ingurutsi ashaka gufata famiye inka ibiri umwe ariko namwe ni kumwica uri umurwayi imana ndase witaro uri umurwayi biri wayamara we wakinye bibiri se nyirasoya ni ubunyobwa asunguriye ubuzima ako ubonye urugamba nanze nakubwiye ngo nabura icyo nyamaza ubuse duhuye nabacika ayanjye imana bibiri n'ibihumbi 4 wigende n'ibihumbi 4 ndazi n'ibihumbi 4 aravuze ngo ni inote ebyiri inote 3 za bibiri mereza bine wigende watse kwishinga birabikora watoye menshi sha unabona gufite ubwana watoye menshi watoye menshi wigeze bibiri ntabwo yafata wamaye yanjye imana ngibyo uri kuza yawe se wowe niwo wayitoraguye cyane niwo wakoze Tanzania aho ubwenge atayangaye mayanjye aya nayo ntabwo mayanjye mana ugiye kumbera mayanjye wibwire nandi yame nandi yamari ikanyagwa mayanjye mana cyangwa mbone mbona cyane base ndi umupira niruka nandi yame mana Ndi kubona nawe waba uri kubibona. Batubeshe nabo baduhaye badutuburiye Graza. Ikerekana ngaho reba. Jesu!
cyacitse sha ntacyo ndagira Bona ari cya gihugu cyitwa umuyobozi. Yes, we karirwo. Reka tawe tumukubita ku buryo reka nisobanure zana amafaranga bavo nani ibintu byo kuvuga zana hano ngo wamuka ibintu byari ubundi nk'ibintu byo batabifite kucyo batagufunga wamuka cyendika kwanura duhereza ibyacu anzerereze asibega mwaki zana izo ni imfunguzo za gato duhereze naho tujya gufunga akoze twari byo kirebe ujya n'iziragira ngo njye ni no No, 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 no. mwarwanaga n'iki koko kubitwa ni nk'uwo muzamera umwoyo mu irugu nduhiye Yes, yes.